Ndabasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Nitwa Rugabisha Joseph, umwigisha w'ijambo ry'Imana. Uyu ni wa mwanya wo kuganira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'uyu munsi ni ukwicisha bugufi. Turiga ijambo rijanye no kwicisha bugufi. Kuko kwicisha bugufi ari ingenzi. Muzi yuko agakiza kacu gakomoka mu kwicisha bugufi k'umwami wacu Yesu Kristo. Umwana w'Imana yemeye kuza mu isi y'imibabaro, abaho mu buzima bw'ubukene, akora imirimo iruhije iyo natwe dukora, ndetse we yarasuzuguwe, yarakubiswe, yaratutswe, bamuciriye amacandwe mu maso, yapfuye urupfu rubi rwo ku musaraba, bamwambika ikamba ry'amahwa, bamutera imisumari ku maguru no ku maboko, bamukubita inkoni, arasuzugurwa, agasuzuguro ka kandi ka nyuma, arapfa, aza kuzuka kugira ngo turonke agakiza, kugira ngo twe tutari ubwoko tuba ubwoko, kugira ngo twe twari twaratandukajwe n'Imana twongere tubone uburyo twiyunga n'Imana. Ikiraro cyari cyaracitse kitugeza ku Mana, yongera agisubizaho. Ibyo byose agakiza kacu tuvuze kavuye mu kwicisha bugufi kwa Yesu Kristo. Niyo mpamvu natwe tugomba kugera ikirenge mu ca databuja Yesu Kristo umukiza wacu, tukicisha bugufi. Yesu Kristo hari icyo yavuze mu kwicisha bugufi. Ku kwicisha bugufi yaravuze ngo kwicisha bugufi nirwo rufunguzo rutugeza mu ijuru. Kwicisha bugufi niko gukomera. Nitwicisha bugufi tuzakomera hano ku isi, nitwicisha bugufi tuzakomera no mu ijuru, tuzahembwa, tuzahabwa ingororano. Ziriya zose bibiliya tubwira ntabwo ari amakabya nkuru, niko bimeze, niko tubyizeye, tuzabibona. Ayo ni amagambo dusanga muri Matayo igice cya 18 umurongo wa 3 n'umurongo wa 4. Bariya bose batubanjiriza dusoma mu ijambo ry'Imana baranzwe no kwicisha bugufi, biganye Yesu Kristo. Abantu nawe uzi wabanye nabo, bariya badusize, bariya bose uzi neza ko uzabona nugera mu ijuru, wibuke neza ko ari abantu bicishije bugufi, ari abantu bicishaga bugufi. Ubyibuke neza, ubitekerezeho neza. Umuntu uhamya neza ko uzamubona mu ijuru, kimwe cyo mu bimuranga nuko yicishaga bugufi. Nanone abantu bicisha bugufi hari ibintu byinshi bibaranga, hari ibintu byinshi tubareberaho. Bimwe muri ibyo ngibyo ni ibingibi: umuntu wicisha bugufi yiringira Imana Data. Umuntu wicisha bugufi agira umutima ushima. Umuntu wicisha bugufi ababarira byoroshe kuko azi ko nawe yababariwe. Umuntu wicisha bugufi ntiyemera ubwenge bwe. Umuntu wicisha bugufi yemera kugirwa inama. Umuntu wicisha bugufi yemera gukomeza abandi, afata abandi ukuboko akabazamura, akabagendesha, akabakura ahandi, akabageza ahandi. Yumva akeneye development y'abandi.
yumva ashishikajwe no kuzamura abandi. Umuntu wicisha bugufi aba afite umutima wo gufasha, servant spirit. Umuntu wicisha bugufi arihangana kandi yihanganira intege nke z'abandi. Umuntu wicisha bugufi arinda ururimi rwe, ntavuga, ntasuka amagambo. Niba navuze avuga amagambo yubaka, avuga amagambo akomeza abandi. Uyu muntu yubaha bose. Uwo niwe muntu wicisha bugufi. Nuko ameze. Bimwe mu bimuranga nibyo ngibyo. Kubwo gucunguza uburyo umwete, kwicisha bugufi tubikuramo inyungu nyinshi, kandi izo nyungu tuzisanga mu ijambo ry'Imana. Ntabwo ari amagambo yanjye, ntabwo ari ibyo mvuga gusa, nderuye gusa, ariko ni ibintu bishingiye ku ijambo ry'Imana. Uyu muntu wicisha bugufi cyangwa se kwicisha bugufi bituzanira gutsinda. Humility leads to victory. Twavuze ko Yesu Kristo yaratsinze kubera ko yemeye kwicisha bugufi, ndetse yemera no gupfa urupfu rwo ku musaraba. Yarazutse, ubu ari mu ijuru, ari iburyo bwa Data. Natwe nitwicisha bugufi tuzatsinda hano ku isi, hanyuma tuzagororerwe n'ubuzima buhoraho, kuko ijambo ry'Imana ritubwira. Ijambo ry'Imana riravuga ngo muri Petero wa mbere igice cya 5 umurongo wa 6 n'uwa 7, nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana, kugira ngo ibashire hejuru mu gihe gikwiye. Mu gihe gikwiye Imana izadushira hejuru. Mu gihe gikwiye. Ntabwo tuzategereza gusa igihe cyo mu ijuru, cyo kujya mu ijuru, ariko na hano ku isi igihe gikwiye. Niwicisha bugufi igihe gikwiye, Imana izakuzamura. Igihe gikwiye Imana izakuzamura. Hanyuma nitugera mu ijuru, noneho tuzima intebe y'ubwami. Kwicisha bugufi rero ni ubutsinzi. Kwicisha bugufi rero ni victory, kuko twari tubivuze. Icya kabiri, kwicisha bugufi bituzanira ubwenge. Bwa bwenge buva mu ijuru, ubwenge dusanga muri Yakobo igice cya 3 n'umurongo wa 17. Amagambo meza cyane tuzi, dukunze kuvuga iyo dusangira amagambo y'Imana. Kwicisha bugufi bituzanira ubwenge. Umva uko ijambo rivuga mu Migani 11 umurongo wa 2, ravuga ngo iyo ubwibone buje isoni ziherako zikaza, ariko ubwenge bufitwe n'abicisha bugufi. Abicisha bugufi nibo ba nyiri ubwenge. The owner of wisdom n'abicisha bugufi, nibo ba nyiri ubwenge. Tugomba kwicisha bugufi. Hanyuma ubwo bwenge nabwo burimo izindi nyungu. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo mu Migani 3:16, mu kuboko kw'iburyo bw'ubwo bwenge harimo kurama, long life. Abantu bose tuba dushaka kurama, tuba dushaka ngo tuzabeho, ndetse ukicara ukihanurira ukavuga ngo sizapfa nzarama, ukabivuga gutyo. Kenshi tubivugishwa n'ubwoba, tuba dushaka kuzarama. Ntawe udashaka kurama. N'ubundi Imana ishaka ko turama kugira ngo dukomeze tuyikorere imirimo y'Imana, imirimo yayo, dukore imirimo. Rimwe na rimwe Satani aratwiba,
akatujyana igihe kitaragera, akatwiba, akatwica. Ariko kurama, Imana itwifuriza kurama rero twagukura mu bwenge. Hanyuma mu kuboko kw'ibumoso harimo ubutunzi, ubukungu, bwa bundi duharanira, bwa bundi turwanira, bwa butunzi individuals barwanira, bwa butunzi amakungu, amahanga arwanira, aharanira. Byose biva mu bwenge. Hanyuma hakazamo ibyubahiro. Ibyubahiro turabishaka, turabirwanira, ariko uburyo bwiza, uburyo bwemewe bwo kugera ku cyubahiro kiva mu ijuru, tukubibonesha kwicisha bugufi. Tugomba kwicisha bugufi kugira ngo tubone icyo cyubahiro kivuye mu ijuru. Mu yandi magambo, mu kwicisha bugufi harimo ubwenge, harimo kurama, harimo ubutunzi, harimo icyubahiro. Ibintu bine dusanze muri iyi ngingo ya kabiri yo kwicisha bugufi. Hanyuma icya gatatu, kwicisha bugufi biduhesha igikundiro ku Mana. Humility is a way of gaining favor or grace from God. Niba waragerageje ibintu byinshi, biriya byose warabigerageje, ntabwo byakunze, byarapfuye, birashoboka ko wenda wabikoze udafite kwicisha bugufi. Kwicisha bugufi kuvuye mu mutima, ku mutima. Kwicisha bugufi kuvuye ku Mana. Apana kwicisha bugufi ku buryarya, apana kwicisha bugufi gushaka inyungu. No, ariko niba ufite kwicisha bugufi kuvuye ku Mana, kuvuye mu ijambo ry'Imana, bya bindi wabuze nabyo byabibona, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo uwicisha bugufi Imana imuhera ubuntu. Uwicisha bugufi Imana iramurwanirira, Imana izaguhera ubuntu. Wicishe bugufi, Imana izaguhera ubuntu. Ukore wicisha bugufi. Ntabwo wavuga ngo uricisha bugufi hanyuma widamarare. Ukore hanyuma wicishe bugufi, Imana nayo izaguhera ubuntu. Imana izakwibuka. Promotion yemewe, promotion nyayo, ni promotion iva mu kwicisha bugufi. Kwicisha bugufi kutari mu buriganya, kwicisha bugufi nyako. Sustainable promotion wayibona ari uko wicishije bugufi. Izo za promotion muri area zose z'ubuzima wazibona ari uko wicishije bugufi. Uzicishe bugufi uzabona promotion. Nanone ijambo ry'Imana riratubwira muri Yesaya igice cya 66 umurongo wa 2b, ariko uwo nitaho ni umukene ufite umutima umenetse. Umukene ufite umutima umenetse, umukene wicisha bugufi, abo nibo nitaho, abo nibo mpa favor zanjye, abo nibo ngirira neza, abo nibo ntindaho. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Inyungu ya kane, kwicisha bugufi bituzanira ubu byose, revival from God. Ubu byose rero ni ukugendererwa n'Imana. Imana ikakugenderera, ikaguhembura. Revival ni ukuba renewed. Imana irakugendera ukaba renewed, ukaba musha.
dukunze gukompara abakristo bo muri ibi bihe n'abakristo bo mu gihe cy'ububyutse, periyode runaka mu buzima bwawe, wibuka ukuntu abakristo bari abakristo bameze nk'uko ijambo ry'Imana bishaka, bameze nk'uko Imana ibishaka. Biriya bihe turabikeneye, biriya bihe turabisengera, ariko ntabwo biraza. Uburyo bwiza rero bwo kwihutisha iyo revival ni ukwicisha bugufi. Mu yandi magambo, imbuto y'ububyutse ikomeye cyane ni ukwicisha bugufi. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwoko bwanjye ni bwicisha bugufi, ubwoko bwanjye ni buntakira, bukimiliya, bukicisha bugufi, nanjye nzabatabara, nzabagirira neza. Muribuka abantu bini nawe, Yona yaje kubabwira ubutumwa, ntabwo yari abakunze, ariko yababwiye ubutumwa, bamenya ubwenge bwo kwicisha bugufi, bicisha bugufi, bambara ibigunira, barapfukama imbere y'Uwiteka, barayitakira. Imana yarabatabaye. Natwe rero nitwicisha bugufi, bya bihe wibuka, bya bihe ushaka ko bigaruka iwawe, muri wowe, ko bigaruka mu rusengero iwanyu, ko bigaruka in your city, aho utuye, ko bigaruka muri province yanyu, muri district yanyu, ko bigaruka mu gihugu cyanyu, ko bigaruka in your continent, muri kontina yanyu, ko bigaruka mu isi, nuko tuzicisha bugufi. Niryo banga. A seed of revival is humility. Ni ukwicisha bugufi. Twicishe bugufi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nimwumve uko iyo iri mu ijuru cyane, ituye ahahoraho, ivuga izina ryayo n'Uwiteka, iravuga iti, aho ntuye ni hejuru kandi harera, mbana n'ufite umutima umenetse wicisha bugufi, kugira ngo mpembure imyuka y'abicisha bugufi, mpembure n'abafite imitima imenetse. Abafite imitima yicisha bugufi, abafite imitima imenetse, nibo baba visited, nibo basangwa n'Imana. Dukeneye ububyutse, twicishe bugufi, tube humble. Let's humble ourselves, and this revival we desire will come. Ubwo bubyutse buzaza, buriya dukeneye. Ndashishikariza buri wese ngo asabe Imana imuhe kwicisha bugufi, buri wese abisengere, buri wese abibagarire, tubyuhire, Imana izabiduha. Usaba Imana igucure, ikivugutire, inkamba zikuvemo, nibwo izakugira igikoresho cyiza Imana izahora ikoresha. Niko umuririmbyi yaririmbye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen.